Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umwizerwa Adolphe ubasuhuje mwebwe abari mu bihugu bitandukanye, ibihugu bya Afurika, ibihugu byo muri Aziya, Uburayi, Oceania ndetse na Amerika. Mwese abumva ururimi rw'Ikinyarwanda mbasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Rero dukomeje tuganira ku mateka y'indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, dukomeza tuvuga ku mateka y'abene data bagiye bazandika, ubuhamya babayemo, ubuhamya bwabo bukadutera gukomerera mu rugendo n'ubundi rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Reka rero tubane twiragiza Imana, hanyuma tugaruke tuganira no muri ku ndirimbo twateguye uyu munsi. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi itambutse, kandi n'uyu munsi Mana waturinze kubw'ubuntu bwawe. Dukomeje rero tugana Mwami ku mateka, ku buhamya bw'abene data, kugira ngo bitubere isomo, bitubere icyitegererezo cy'abatubanjirije, dukomerere mu rugendo, bityo Mwami tuzabashe gusoza urugendo amahoro kandi tugire iherezo ryiza. Tangirana natwe, uze gusozanya natwe, Mwuka Wera tuyobore muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo ya 388 yitwa ngo Tunganira Imana Ubudasiba. Reka tubanze turirimbe. Ijwi dukoresha ntabwo ari ryo jwi originale, ariko abenshi niyo dukoresha n'ubundi kubayizi. Reka turirimbe, hanyuma rero tugaruke n'ubundi tuganira ku mateka. Tunganira Imana Ubudasiba, juhora uyisenga kandi uyumvire, jubana nabayo, jufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jubana nayo, nutumbira Yesu, uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago, jusanga Yesu. Niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu, niwe shobuja. Tunganira Imana, tuzi umutima, mu by'ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Amen. Mana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo ni ya 388 yitwa Tunganira Imana Ubudasiba mu Kinyarwanda. Uwayanditse n'ubundi avuka mu gihugu cy'Ubwongereza, yayanditse mu rurimi rw'Icyongereza yitwa ngo Take Time to Be Holy. Hanyuma kandi igaragara no mu gitabo n'ubundi cy'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, n'indirimbo ya 28. Iyi ndirimbo rero yanditswe n'umugabo witwa William Dan Longstaff. Yayanditse mu 1882. Imaze imyaka 143. Rero usanga n'ubundi nubwo imaze igihe kirekire, ariko iracyakunzwe kandi izakomeza ikundwe. Uba wumva rwose kuzirimba zitarambirana, indirimbo ziza cyane zikunzwe rwose, buri wese aririmba akumva akomeje kuzifuza. William Dan Longstaff yavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu 1822. Avukira hitwa Sunderland, ni mu gihugu cy'Ubwongereza, muri England. N'ubundi ni kamwe mu duce tugize ubwami bw'Ubwongereza.
yatabarutse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 mu 1894 n'ubundi aho ngaho hitwa i Sunderland muri UK. Yatabarutse afite imyaka 72. Imana rwose yari muhagije uburame. Rero William Dan Longstaff uyu nguyu avuka ku babyeyi, ise yitwa Thomas Longstaff, urumva ni izina rya se rimwe, hanyuma na mama we yitwa Hannah Dan. Bose bari abakristo mu itorero ryitwa Holy Trinity i Sunderland. Urumva bari abakristo n'abana babo ubwo babatozaga n'ubundi kuba abakristo. Aba babyeyi impamvu bavuzeho nuko bari bifite ari abakungu, kuko na William uyu nguyu nawe mu buzima bwe yabayeho mu buzima rwose ngo bunyuze, bari abakungu nawe yari umukungu ku buryo bufatika, ariko kandi ari n'abakristo. Rero yaje gushakana, kuko nibiza ko tumenya amakuru y'uyu mugabo, nyine amakuru yanyuzemo. Yashakanye n'uwitwa Joyce Barnson, bashakanye mu 1853, babyarana abana 8, kandi bose n'ubundi basengeraga mu itorero ryitwa Bethesda Free Chapel, aho basengeraga ni i Sunderland, hariya n'ubundi yavukiye. Uyu mugabo nta nshingano zidasanzwe yari afite mu itorero, ahubwo we bivugwa ko yari umurayiki mwiza, mvuge gutyo, wagiraga ishyaka ryo gutera inkunga ibikorwa byose byo ku rusengero, kubera bwa bukungu buturuka ku muryango wabo. Ko ise yari afite ubukungu, yari umukire, nyine yari umukungu wihagije. Ubwo rero ibyo byatumye bwa bukungu n'umuhungu we abukomezanya, ariko akomeza n'ubundi kuba uw'umumaro ku rusengero, kuko bivuga ko we yari umuterankunga, bavuga ngo yari prosperous man, mbese yari umukire rwose wihagije. Noneho akajya akora ibikorwa byo gutera inkunga ku rusengero. Hari ibikorwa bimwe yagiye akora, kuko biravuga ngo we yari umuntu n'ubundi ufata ubukungu bwe akabufashisha abandi. Imibereho ye myiza yayibyazaga umusaruro mu kuyisangira n'abandi, aho twavuga muri rw'icyongereza ngo rich man who used his wealth to benefit others. Rero mu bikorwa bimwe yakoze harimo cyane mu bikorwa nko kubaka, gusana urusengero rwo basengeragamo, rwose yaruteye inkunga mu kurusana, urwo twavuze rwitwa Bethesda Free Chapel i Sunderland, yaruteye inkunga. Ikindi yakoze cyatumye n'ubundi bigaragara ko yabaga ari nk'umuntu w'umuterankunga, yakiriye umuvugabutumwa, ari igihe umuvugabutumwa witwa Dwight Lyman Moody yaje n'umuhanzi wacurangaga indirimbo n'ubundi witwa Irasankey David, baraje baza mu giterane gikomeye bari bugikorere n'ubundi iwabo. Bahageze aza kumenya ko badafite amafaranga ahagije, ngo yikuyemo amafaranga. Aho hari mu 1873. Icyo giterane yayiteye inkunga, hanyuma kigenda neza, bituma ba bantu bamukunda cyane. Kandi we umurimo yakoraga n'ubundi yari umubitsi w'urusengero, aho yasengeraga, ari umurayiki ariko akaba n'umubitsi. Rero ikindi yakoraga, urumva, yakoraga n'ibikorwa byo gufasha cyane abaciye bugufi, akabamenya akabitaho. Ayo rero ni amateka y'uyu mugabo wo twavuze witwa William Dan Longstaff. Ubwo buzima nibwo yari abayeho, kandi rwose agaragara mu mico myiza no mu rusengero. Kubera iki rero yanditse iyi ndirimbo ya 388 yitwa Tunganira Imana Ubudasiba? We yakoraga imirimo yose yo gufasha cyane mu rusengero, birumvikana, ariko mu buzima bwe yari ataragera mu buryo bwimbitse ngo yegere Kristo. Niko bivugwa, niko rwose ubuhamya bwe buhagaze. Akibera aho ngaho, akumva ko kubafasha bihagije, akumva rwose iyo mirimo ihagije izamukingurira ijuru. Ariko buriya imirimo ijyana no kwizera, bisaba ko ukora imirimo ariko kandi hakabaho no kwizera. Rero yari yibereye aho ngaho gutyo gusa yumva ari imirimo. Hari igihe umukristo ashobora kuba aho ngaho, kubatanga cyane, kuba yitanga cyane, ariko atarizera Kristo nk'umwami n'umukiza ngo amukiranukire. Icyo kintu ntabwo imirimo yonyine gusa, kuko imirimo izadukurikira, ntabwo imirimo ari izakingura ngo twinjire.
imirimo yakoraga ntabwo byari yasabwaga kugira ngo igire icyuzuzo cy'uko afite no kwizera. Rero umunsi umwe akurikirana icyigisho cy'umumisiyoneri, yari umumisiyoneri uvuka iwabo, yitwa Griff, yari dogita, umudogiteri mu buvuzi bw'abana, ariko aza no kuba umumisiyoneri avuka mu gace kitwa Wales, ni akandi gace kagize ubwami bw'Ubwongereza. Amwita Griff John. Yari umusiyoneri yaroherejwe mu Bushinwa, aza kugaruka akora igitaramo n'ubundi ahitwa Keswick muri England n'ubundi. Noneho akoze cya giterane, uyu William Longstaff aragikurikirana, nga aza kumva icyigisho cy'uyu mwene data witwa Griff John. Mu gihe ari kwigisha, aza kuvugamo ijambo ryanditse mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, icyo cya mbere umurongo wa 16, avuga ngo kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Aya magambo ayitaho. Noneho uyu William aza kumva ari gutsindagira cyane ijambo ryitwa ngo take time to be holy. Arangije ngo ararifata, ageze mu rugo nimugoroba aza kuritekerezaho. Atekereje kuri iryo jambo bimubera ikizamini. Arangira avuga ngo iri jambo take time to be holy ni buhe buryo? Yibaje ikibazo muri ya magambo yose agiye avuga. Ni gute umuntu yaba wera nk'umucunguzi wacu? Mu Cyongereza avuga ngo how to become more holy like our Lord. Urumva we muri bwa buzima yari yibereyemo, yari ataregera byimbitse Imana. Yumvise amagambo y'uwo mumisiyoneri wagarutse kubwiriza mu gitaramo cyari cyateguwe. Arangije azirikanamo iryo jambo ngo mubabera nk'uko wabahamagaye ari uwera. Please, icyo gihe ngo yagiye aritekerezaho ku mugoroba. Arangije afata ya magambo ya take time to be holy, yandikamo umuvugo, poeme. Ya poeme ayandika mu bice bine, muri poeme bayita stanza, yandikamo enye zikurikiranye, arazibika. Noneho we akajya asoma ya poeme, yibaza ikibazo ngo how to become more holy like our Lord. Ni gute ngewe naba uwera nk'umucunguzi wanjye? Abyibazaho. Iyo poeme amaze kuyandika, we ntabwo yigeze ayishyira mu majwi, ahubwo amaze arayibika rwose. Ivuga ubutumwa rirakomeza. Yayanditse mu 1882. Noneho ukivuga ubutumwa rigenda riza, aza kuyihereza, iza kugera ku mugabo witwa George Stebbins. Uyu ni uwo muri Amerika. Nyuma y'imyaka 8 imugezeho rero, aza kuyikoresha ndetse ayoherereza umucuranzi witwa Ira David Sankey, ayishyira mu majwi bagendeye kuri ya poeme uyu mwene data William Longstaff yanditse. Ariko harimo cya kibazo kivuga ngo ni gute ngewe naba uwera, cyangwa se how to become more holy like our Lord. Ni ikibazo nawe wakibaza. Ni gute ubundi ko Imana dusaba ngo mubabera nk'uko nanjye ndi uwera? Ni gute noneho? Iki kibazo yibazaga yacyanditse mu magambo, akoramo igisigo. Ndetse ngo kuva icyo gihe yahise afata umwanzuro wo kwegera Imana cyane, ashakisha acukumbura ni gute ngewe nabo wera. Yandika rero iyi ndirimbo mu magambo tugiye kureba ayigize. Hanyuma arandika icyo cya mbere. Urumva ubwo ni poeme ari kwandika ngo tunganira Imana ubudasiba. Ni gute watunganira Imana ubudasiba? Ibi nibyo yibazaga. Igihe cyose nta kiruhuko cyo kudatunganira Imana, nta pose dukwiye gufata yo kudatunganira Imana. None akomeza avuga ngo jya uhora uyisenga kandi uyumvire. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 7, haranditse ngo musenge ubudasiba.
ahangaha yari ari kurushaho kugenda yegera Imana, kuko buriya ngo biravuga ngo yarisuzumye asanga hari ikintu yaburaga mu bikorwa yakoraga. Nubwo yateraga inkunga, akakira ibiterane, agafasha abantu, ariko ngo yasanze hari ikintu kibura. Bituma rero yumva iryo jambo uyu mumisiyoneri yigishije, uyu John yigishije, noneho araricengera, ararisesengura, yanditse uyu muvugo, akurikizaho aya magambo, hanyuma nawe asanga akwiye gutunganira Imana ubudasiba. Mesaje tuyumve neza. Arakomeza aravuga ngo yubana n'abayo. Mu by'ukuri hari inshuti nziza ari kutubwira dukwiye kubana nazo. Birashoboka yuko yari afite uburangare akajya avanga, rimwe akaba yabana n'abayo, ubundi akabana n'abatari abayo, kandi isi igizwe n'abantu babiri n'ubundi, hari uwubaha Imana, hari utubaha Imana. Aratugira inama rero, jya ubana n'abayo, kuko iyo ubana n'abayo ugira inshuti nziza zituma n'ubundi wegera Imana. Ariko iyo ugize inshuti iz'ikigare zikuganisha mu byaha, kuko n'ubundi izo nshuti n'ubundi ntabwo zibura kwigisha ibibi. Rero aratugira ngo yubana n'abayo ku gice cya mbere, ngo kandi uyumvire. Noneho aravuga ngo jya ufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Mu gufasha indushyi rero niho Yesu yatanze mesaje muri Matayo 25 uhereye ku murongo wa 31, avuga ibintu bizatsindishiriza abakiranutsi n'ibizatuma abakirarirwa batsindishwa. Aravuga ngo igihe nari nshonje nabagezeho murangaburira, igihe nari ndwaye mwanyitayeho. Abona ni indushyi. Indushyi rero ziri mu byiciro bitandukanye. Hari abantu bababaye, aha rero niho tugira inama ngo jya ufashe indushyi. Buriya muzo dufite yari afite byinshi, ariko yibuka yuko indushyi zikwiye gufashwa. Rero uyu munsi aratugira inama, cyangwa se indirimbo iratugira inama igaragaza ngo hari ahantu dukwiye guhagarara kugira ngo ntituzatswe n'urubanza. Umunsi umwe hari umuntu nyine waje ari indushyi, aje gusaba mu rugo rw'umuntu, niko kugenda abwira umugore we ati jya kwakira Yesu yaje. Urumva baraza, ukabona n'abantu nyine ko kubona babaye, ati murumfashe nanije gufunguza, ariko bariya ngo ni ba Yesu. Rero ukwiye kwakira bariya bantu, kuko Yesu ubwe niwe wivugiye ngo nari nshonje murangaburira, nari ndwaye muransura, nari nambaye ubusa muranyambika, nari umushyitsi murancumbikira, nari mu nzu y'imbohe muransura. Ngo bazamubaza ngo ni ryari twakukoreye ibyo ngibyo? Azababwira ngo igihe mwabikoreye uriya muntu uciye bugufi, burya ngo ni igihe mwabikoreraga. Noneho ngo ahindukira abwira b'ibumoso ngo igihe nari nshonje ntimwangaburiye, igihe nari ndwaye ntimwanyitayeho ntimwangemuriye, igihe nari nambaye ubusa ntimwanyambitse, igihe nari umushyitsi mwanze kuncumbikira. Noneho bahindukire ngo twahuriye hehe nawe kugira ngo tugukorere ibyo? Ngo azababwira ngo igihe mutabikoreye wa wundi uciye bugufi, ni jyewe burya mwirukanye. Rero burya ngo bariya abantu baza bababaye, hari n'abandi benshi bari mu bitaro harimo abantu ibitaro muturanye n'ahandi henshi utuye, burya bariya ni ba Yesu, tuba dukwiye kubitaho kuko niwe wabyivugiye ubwe muri Matayo 25 uhereye ku murongo wa 31. Rero icyo cya mbere ngo jya ufasha indushyi. Ku cya kabiri aravuga ngo tunganira Imana, yubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Haleluya. Muri make gutumbira Yesu ni ukuvuga ngo niwigira kuri Yesu uzaba nkawe. Tukigira ku mvugo nk'iye, tukigira ku guca bugufi nk'uko yari afite, tukihangana uko yihanganaga. Gutumbira Yesu bivuga kumwigiraho, akaba ariwe cyitegererezo utubera intangarugero, apana kwigira ku bantu bose bananiwe. Uwananiwe n'ubundi so kwigiraho, twigire kuri Yesu. Kandi nutugira kuri Yesu hari abandi hirya ngo bazakwigisha. Rero none umusaruro wo kwigira rero kuri Yesu, cyangwa se wo gutumbira Yesu, aravuga ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe, kandi bose bazamenya yuko bana nawe. Gutumbira Yesu rya somo twabonye yuko uzamwigiraho, imico ye, imyitwarire ye, kwihangana kwe, mu mvugo ye, guca bugufi, ngo bose bazamenya yuko bana nawe. Ibi ngibi bigaragara mu ijambo ry'Imana riri mu Matayo 5 umurongo wa 16, ngo aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu bose. Aho twatumbiriye Yesu, kandi Yesu ni umucyo, nawe iyo utumbiriye Yesu nawe kugira umucyo. Ngo ariko abantu abonekera imbere y'abantu bose, ngo kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Haleluya. Ngo bahereko bahimbaze so wo mu ijuru.
Yesu akeneye abantu bamwigiraho kugira ngo ba bandi bamwigiyeho n'abandi babigireho, hanyuma n'ubundi intore z'Imana zikomeze kuba nyinshi, abantu bakizwe, kuko Imana irashaka ko abantu bose bakizwa kugira ngo bazabone ubugingo. Rero utazaba inzitizi, ahubwo tumbira Yesu umwigireho kugira ngo bizagire umusaruro mwiza w'uko hari abandi bazakwigiraho nawe kuko wigiye kuri Yesu. Imana iguha umugisha rwose kubw'umwanzuro mwiza wo gukomeza gutumbira Yesu ukamwigiraho, hanyuma abakubona bose baba ngo bareke ubugome. Uzi ko hari abantu bagira ubugome kubera ko bigiye ku bandi? Uzi ko hari abantu bagira ubugome kubera ko babonye ko ari intero iteye muri karitsiye, ugasanga ubugome bwaramaye hose, nta muntu ugira impuhwe, ariko ngo nibakureba wowe wemeye kugira ngo ube icyitegererezo cyiza, bazareka ubugome bitabe Yesu. Abantu benshi bagomba kwitaba Yesu rwose. Ni byiza ko abantu benshi bitaba Yesu kugira ngo bamukorere, hanyuma bazagira iherezo ryiza. Nta wakwifuza kurimbuka. Nzi ko abantu twese twifuza iherezo ryiza. Noneho ku cya gatatu akomeza avuga ngo tunganira Imana ikuyobore. Abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Tunganira Imana ikuyobore. Rero emera kuyoborwa n'Imana, twemere kuyoborwa n'Imana, kuko n'ubundi ntabwo ibibazo wagira Imana ikuyobora. Iyo ugize ibibazo umenya kuri bibwira Imana. Rero iyo ikuyobora bimwe na bimwe biraza ukabyereka Imana, kuko irakuyobora murabana iminsi yose. Ariko iyo utumvira Imana, iyo itakuyobora ntabwo uzayitakira. Hari abantu batabaza Imana uko bageze mu bibazo, ariko dukwiye kubana n'Imana mu bihe byiza no mu bihe bibi, mu bihe by'ubukire, mu bihe by'ubukene. Aho ngaho niho rero tuzemera kuyoborwa n'Imana. Ariko kuba twageze aho tugera tukabona Imana itatuyobora, twamara gukena tukagaruka ngo Mana turagarutse, oya. Tunganira Imana ikuyobore iminsi yose, wumvire databuja mukuru kuruta abandi, hanyuma ubundi nutumvira Imana uzumvira Satani, kuko abatware ni babiri, ubwami ni bubiri, kandi kutumvira Imana biganisha kwa Satani, mu bubata bwa Satani biganisha kurimbuka. Ariko kumvira Imana, twemere ubuhake bw'Imana kugira ngo Imana izatujyane mu ijuru. Rero emera kuyoborwa n'Imana. Ku cya kane dusoza, ahangaha turacyavuga kuri iyi ndirimbo uburyo yanditse mu magambo meza atomoye rwose, wumva itubwira gutungana. Take time to be holy. Fata umwanya rwose wo gukiranuka. Ngo tunganira Imana, tuza umutima. Imana ikeneye ko nta maganya ajya imbere, ahubwo ushyira imbere gutuza umutima, kuko Imana irahari kugira ngo idutabare, kandi muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Niko Petero yanditse, muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Amaganya rero ye kutwibagiza ko Imana ifite imbaraga zihagije zo kwiganurira byose, kuko Imana isi n'ibiyuzuye n'ibyayo, n'abantu nabo rero ni abayo, kandi Imana yabiremeye abantu. Kuki amaganya yagenda akadusumba bigatuma twibagirwa ko Imana ishobora byose? Oya, ntibikabeho. Iyo rero utumira Imana ugatuza umutima, ubona ihumure, kandi n'iyo ibibazo bije umenya uburyo bwo kubyitwaramo, hanyuma ugakomera mu rugendo. Noneho rero bwa nyuma ngo jya wumvira umwuka. Haleluya. Mu Bagalatiya 5 Pawulo yandika 5:16 yavuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Aho ngaho ni mu Bagalatiya 5:16, kuko kamere ibyo irarikira, kamere iradusaba ibyaha. Ariko iyo wumvira umwuka ukora ibyo umwuka ashaka. Ariko iyo urwana na kamere ukora ibya kamere. Kamere irasaba kwiba, irasaba kubeshya, irasaba kuba mu ishyari, ukagirira ishyari mugenzi wawe. Kamere iragusaba kwangana. Kamere isunika abantu mu busambanyi, irasunika abantu kujya kureba bya porunogarafi, irasunikira abantu mu byaha byadutse ubu ngubu, irasunikira abantu mu ntonganya, mu gusinda, mu kwihora n'inzika n'ibindi. Ariko ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Rero jya wumvira umwuka akuyobore, jya wumvira umwuka kandi ugwize urukundo. Nta soni uzagira nubona Yesu. Aya niyo magambo, ni amagambo ari muri iyi ndirimbo, kuko niwumvira umwuka azakwigisha iby'urukundo, azakwigisha kugira neza, azakwigisha kwihangana. Haleluya. Imbuto z'umwuka zigwire muri wowe, azakwigisha kubabarira, azajya akubwira ngo irinde, hariya uhagiye wapfa, sigaho, have. Umwuka arakubwira ngo have, ariko kamere kakubwira ngo nta kibazo, isanzure, ni uburenganzira bwawe, ntabwo umutima ucira urubanza. Uko niko kamere ibiri kuvuga.
ariko umwuka arabwira ngo have, ahangaha have. Ariko se utagira n'umwuka wera ukuyobora? Nta nubwo umutima n'ababwira ngo iki ngiki kirazira, nubwo utagira ibi ariko n'umuco byibuze urabwira ngo ibi ngibi bireke. Koko nta shema ryo kwiba, nta shema ry'ubujura, nta shema ry'ishyari, nta shema ry'ibyaha. Icyubahiro cyose gituruka ku Uwiteka. Uwicisha bugufa kubaho Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Haleluya. Rero umusaruro wo kumvira umwuka ni uko n'ubundi utazagira isoni Yesu naza. Hahandi yavuze muri Yohana, urwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 3 umurongo wa 2 n'uwa 3 aravuga ngo bakundwa, haleluya, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi cyo ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba ukare, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo nta soni tuzagira, tuzakomeza twiboneze, hanyuma Yesu niyerekanwa ku bicu tumusangane nta soni dufite. Ariko ngo hari n'abazakorwa n'isoni. Tunganira Imana ubudasiba mu buryo bwose bizatume tugira umusaruro n'ubundi. Hanyuma kandi umuntu utunganira Imana ahora aharanira n'ubundi kugira ngo yere nk'uko Yesu yera. Rero uyu mwene data wanditse indirimbo, murumva ko rwose yagiye inama, amaze nawe kwegera Imana cyane, amaze kwegerwa n'umucyo Kristo yamumurikiyeho. Uhereye kuri uwo mugoroba ari kwandika poeme ngo kuko yabonaga afite gap, ariko yahise yandika indirimbo. Uyu munsi turi kuvugaho ubuhamya bwa mwene data bukubera icyitegererezo cyo gutuma nawe wifuza. Wibaza ikibazo ngo ni gute natungana, ni gute naba uwera nk'uko Imana yanjye nayo yera? How to become more holy, cyane kurusha like our Lord. Icyo kibazo nukibaza urabona igisubizo cy'uko umwuka wera akwiye kukuyobora ukumvira umwuka, cyangwa se n'ubundi umutima nama wakugeraho ukumva ko ukwiye guca bugufi ukabana n'Imana. Rero iyi ndirimbo ndabizi ko urayikunda, nanjye rwose ndayigutuye, indimo ndayigutuye. Ufata umwanya uyiririmbe, ariko kandi ukora ibyayo, utunganira Imana, kuko twifuza twese kuzagira iherezo ryiza. Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze rwose mwigizwe imbere mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo, amen.